ariko none ubu nzabigenza nera akazi karagenda kakabura burundu siko none no kukagura byananiranye nabyo bitagishoboka we senda bigenza gute koko umva mubaze kuri kwihuta cyane sugiye Imana usubura aho ngaho wicangaho siko kwa Kamana bari gutanga akazi kwa Kamana hano hepfo cyane rwose ubu ngubu nanjye ukubona nataye ubu niho ngiye cyangwa uri kumbeshya Mana siko nanjye ariko ndi gushaka so urumva nakubeshye mu bintu by'akazi ubu tuvugana niho ngiye ahubwo se wora gafite wabona Imana insubije oyo ndinda tujyana ndinda tanasiga huka ni sawa ko mbona simeze ukuntu ureba telefone ufite umukobwa mwiza nkawe sha iminsi yabaye mibi amafaranga yarabuze usurumva nayikoresha gute reba documentirwa nzigendana ahantu hose mu rusengero nahe hose nzigendana ngo ndebe ko nabona akazi ahubwo zimfashe ibyo tube tubiretse ahubwo se we wa muntu bimeze bi umva nakigenda kiwe umva ni passe y'ubufure kareka mana yanjye wapi ubwo se nta bandi urabona kareka narahira usori gatoya hello ni sawa ngo akazi mana yanjye hagana he umva ndaje umva ngo abantu bandangiye akazi hehe se umva ngwino tugeyo we yego mana tugende rwose bitujya umeze bite pa agwe bimeze sawa kabisa mbona mwinjira muri toilette abwe ko hari ubwiherero rusange ahubwo ari umuntu ruturangiye ngo hano ngo barimo baratanga amakazi ese ko batanga akazi bivuze ko uza wihuruse ko bone twamwe cyose tubabarire kabisa urumva n'ubukene oya reka no guhengeza ibyangombwa se oya amakuru nayo nyafite ahubwo urabona buriya bashize no muntu kugira ngo kwanza n'ibyangombwa byawe mwese ko cyo kuzana akavuyo wabonaga ndi ipoto aya tubabarire rwose muzana ibyangombwa ntago tuzongera rwose ndabyumva ni muzana ibyangombwa se buriya byagenda noje kwaka akazi se kahinde koze cyane wowe si byawe birimo turayitwara ni hano twihuta itajyanye mwebwe ni byiza kumuna mwihuta nk'abayo gusa baturangiye ko hano hari akazi mwese byonyine n'umuvuduko mufite murabona wabahisha akazi bakaduha twongera siko nanyuze mu mutashyi wanyu reka rero kuza muje kwaka akazi se bisobanuye ko mwabonaga ndi ipoto hano oya ntabwo twari tubizi muje gusaba akazi mufite ibyangombwa se yego ibyasi ko mbibonye ibyabiri ibyo ni ibingibi mwese mubiri ku cyangombwa kimwe oya iki ni icyanjye iki ni cyo kiwe mahirwe masa
ibisobanuro byo gutanga akazi. nanjye barindiye kuri telefone narakubise Hako mushaye Imana ni igitanga gusa ndabona hari akantu uretse gato. bari iki Hako mani mumbwire uretse Furumire ya kabiri nawe urayifite iruzuye neza. yego komana neza nkuko bayidutumye Nawe nanjye iruzuye nta babaze kibazo byose nimbazuye we ntabwo bibyuzuye ubu namwe bigarukira aha ngaha. yego kodo niho bigarukira ni naha Aha turabafite. okay Nanjye biruzuye nta kibazo. mugire mutoze tugire ibintu twumvikanaho bimwe mu byabazanye. Ndatekereza n'amasaha arimo kugenda, ndatekereza mwese muzi cyabazanye cyangwa se muzi kibagenza kimwe muri ibyo. Ninde muri mwese ninde utazi cyamuzanye? Nagira ngo mitemo umwe ansobanurira ikintu kiri kumugenza, umwe wenyine. Sinzi niba ndi burebe ko kunuza ariko si ngombwa. Nagira ngo mitemo umwe ariho gato. Weho amarinete. continue Bakwita? yitwa Lycée Muyobozi. Nagira ngo uhaguruke usobanurire bagenzi bawe cyakuzanye cyangwa se icyabazanye. Ushobora gusanga weho wazanywe n'ibindi n'abandi nabo bazanywe n'ibindi. Nagira ngo uhaguruke ubasobanurire. Wowe w'amarinete hoya, ndabona wowe ufitemo umuraro ushobora kuba uzi cyakuzanye. Nagira ngo uwo wundi wowe uri inyuma wewe w'agakoti. Nagira ngo uhaguruke usobanurire bagenzi bawe ikiri kubagenza. Wowe niwe ndi kubwira haguruka. Njyewe se cyanzanyera kivu niki ndi kumva nkibagiwe so harya yambaje ngo niki cyanzanye hano so niki cyanzanye hano Sinakubwiye kari akazi katuzanye wowe. hana yanjye bibaze ko nabyibagiwe se boss noneho yanyuma nyine genda wibujije amahirwe. Kwanza wowe. boss Sekute. nabyibuka Sori cyane wowe. ndabyibutse nakazere Sori cyane. Ndavuze gutendeka umuntu uri wasoyisha. Ikinyarwanda navuze ntabwo cyavuze gusohora umuntu hanze. Ndavuze gusohora cyane. Ntabwo nkunda abantu nk'abariye. Niba hari n'undi urimo umeze nkawe Nabere. nawe yibwiriza ahita asohoka. Niba mwaba mutazi ikintu kiba cyabazanye mujye muguma iwanyu muza mutesha abantu umutwe. Ndi so narababyaye ba bombafu. Ndatekereza mwewe musigaho ngaho muzi cyabazanye. Reka manze nitaba umuntu wa gato. Akazi karakora umuyobozi wundi. Oya. Sawa ntacyo. Ndatekereza mwe batatu harasigara umwe wowe w'inyuma. Hariya bakwita salama. Umwe babiri muzi itariki zingahe? Muzaze ku itariki ya mbere muze mutangire akazi muzanye ibyangombwa byabo byose. Siko bimeze n'indangamuntu. Nyine nakundi. igende Iki ni ikimenyane. Navuze ngo kugende muzabe ku itariki ya mbere. twagiye rwose Yereza. Bakwita? salama Salama meze neza? Igira hino ariko igira umuyobozi. Ushaka akazi? ese kukwegera huye naje kwaka akazi wese kukwegera bihuriye he? Ushaka akazi. Kame mumeze neza ngo ubunyura. Hoya rwose ibyo ngibyo ntabwo ari byo byanzanye wapi mereza nigende. Siwazanywe n'akazi. Hoya n'ibyo kunkoraho birimo Please.
wapi rwose wapi mbega ababosi b'iki gihe n'ubundi genda abakeneye akazi ni benshi washyane soni akabona ukuntu kagenda kanyikaragishwamo utubona abakeneye akazi ni benshi kariki nzagahana abandi bana beza bafite amabuno reka utwo twajya ni imbwa irimo irakata ikorosi